Ubuzima ni iki? Isi nta mpinduka, umubiri nta life uduha, ubukene, indwara, ibibazo gusa. Ntacyo mfite, nta n'icyo mpomba, icyo mfite ni amadeni gusa. Isi iranyanze, nanjye ndiyanze, ntacyo mfite cyo guhomba aka kanya, sibye ikintu kimwe cyonyine, ese kwiyahura. Kwiyahura, ntacyo ufite cyo guhomba. Ubuzima burananiye, ubuzima burandembeje, ntacyo ufite nonaha. Isi iranyanze, nta muryango, nta nshuti, nta bavandimwe, nta rukundo nigeze mbona kuva navuka, nta nshuti, nta bavandimwe, nta miryango. Isi iranyanga, nanjye ndiyanga. Isi iranyanga, nanjye ndiyanga. Ese iherezo rya muntu ni iki? Ni ugupfa. Nimpfa nabyo ikibazo, Imana yonyine ngo ishyiramo imiyaga. Ese kubera iki isi dukaranga? Kuva navuka, nta rukundo, nta muryango, nta mwene wacu, nta murumuna wanjye, nta data wacu, nta data, nta bavandimwe, nta mafaranga, nta mashuri, nta na kimwe mfite. Nongere subiremo, isi ntinkunda, nanjye ubwanjye sinikunda. Nta bavandimwe, nta nshuti, nta muryango, nta mafaranga, nta mashuri, ni ubukene. Isi irandambiye, nta life, nta rukundo, nta n'urwo nigeze mbona. Umuryango wanjye wose waranyanze, ari aho papa ukomoka ntibanze, ntibankunda, bose baranyanze. Ndiho njyenyine, sinigeze nishima mu buzima. Nakora iki? Njye njyenyine ndiyanze, ndiyanze. Hasigaye iki? Uko mumbona, nta rukundo, nta n'ibyishimo njye ngira. I know my life. Iherezo ryabyo ni irihe? Icyiza cy'isi ni ikihe? Urupfu rwonyine. Ngira urukundo ariko nabuze abo nakaruhaye ntibanyitayeho. Ese isi niko itumereye? Hari igihe ubaho ufite urukundo ukabura. Njye ndirambiwe. Uyu munsi ni itariki 9 z'ukwa 4. Njye ndirambiwe. Ese nkora iki? Ntacyo mfite, sibye amadeni. Ubuzima bwanjye mburimo ideni, igihugu cyanjye nyirimo ideni, n'Imana nyibamo ideni. Ariko ntacyo mfite, mfite ikiza. Byose byaranshanze, sibye kuba ngiye gusara mu mutwe, nako narangije gusara. Igisigaye ni ukwiruka. Kwiruka ntibihagije, ubuzima ni bubi, ndashaririwe, ndanababa, ndanihebye, nta gitangaza. Byose
ndi umuhombyi, byose ndi umuhombyi, narahombye, ntacyo mfite, ntacyo mfite. Papa ndamushimira, waragiye, mushiki wanjye uragiye, ntacyo mfite, nonaha ntacyo mfite, agahinda, sibye agahinda, nicyo mfite nonaha, ntawe nagatura, ntacyo mfite. Ese niyahure cyangwa se niyahure? Ese nziyahure cyangwa sinziyahure? Unkunda akangirira impuhwe, icyo namusaba basi muzamfashe munyumvishe, kuko ndi umuhombyi, ntacyo mfite, nta na kimwe. Nziyahure, Imana yaratse, ndaho meze nk'imbwa y'inyamaswa, ndi umuhombyi. Isi nta mpinduka, ubuzima, isi yambereye ikibazo, isi ni ikibazo kuri njye, isi yangize mubi, isi yangize umuhombyi, ntacyo mfite. Isi yampaye ikizami mbere yo kugera ku isi, nta rukundo rw'umuryango nzi, nta bavandimwe, nta nshuti, nta bavandimwe, nta nshuti, nta mwene wacu ugize imyaka 32, nta mwene wacu nzi, na barumuna banjye baranyanze, ba data wacu baranyanze, abaturanyi bose baranyanze, baranjugunye, ndaho nk'imbwa y'inyagasozi. Ese mfite iki? Nahombeye igihugu cyanjye, nta mashuri, nta buzima, ndi umuhombyi, igisigaye ni umugozi. Ese niyahure? Ntago mbizi. Mwe mwagiriwe amahirwe, twe nta mahirwe twagiriwe, twabayeho nabi, na n'ubu turacyabaho nabi, ndi umuhombyi. Gusa iherezo ni rimwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Ese ubwo nibwo buzima? Ndi umuhombyi, life. Isi iranyanze, isi ni mbaya, ndabivuze nubwo mbabaye, nimubigire blague, nta heza hiza, gusa umukire n'umukene bajya hamwe, nubwo hari ababaho neza mu buzima, ariko abandi bakabaho nabi, ndi umwe mu babaho nabi, life. Nta byishimo mfite, nta byishimo by'ubuzima nigeze mbona, na n'ubu ndababaye, ndafite inzozi nyinshi, ariko na n'ubu sindazigera, byibura ntarapfa nzi ko igitonyanga kimwe cyangwa amahirwe amwe mu buzima nzabona, nzayabyaza ubusa. Sinshaka kuba umuhombyi niyahura, Mana ndakwinginze, sinshaka kuba umuhombyi niyahura, ndabizi ni amarangamutima yanjye n'ubuzima bwanjye.